nyakubahwa Musenyeri Vincent Harorimana umwepiskopi wa diyoseze ya Ruhengeri, basaserdoti bihayimana, bavyeyi bakristo mwese, rubyiruko, nanjye mbifurije umunsi mwiza w'umubyeyi Bikira Mariya umwami kazi wa Fatima. Bikira Mariya ni intwari yaharaniye ubuzima bw'Imana. Mwibuke ku mubyeyi wa mbere yacumuye ku Mana, ariko Imana iti uzamenwa umutwe n'umubyeyi umwana w'uwo washutse. Bikira Mariya rero yanze ko dupfa, buheriheri atubyarira Yezu Kristo. Mujye mucyamura rero uwaba ari umuntu ntiyubahe Bikira Mariya. Bikira Mariya n'ibyishimo by'Imana yo yishimiye kuturema kandi gashaka ko tuyubaha tutayisuzugura. Yatubyariye rero umucunguzi wacu Nyagasani Yezu Kristo, we watumye tudatsindwa n'urupfu, we wadukinguriye ijuru, ariko muri ubu buzima yabitojwe n'umubyeyi we Bikira Mariya. Iyo tutabona Bikira Mariya ntitubone Yezu Kristo, ninde wamenya aho twaba turi ubu ngubu? Ariko ubu ngubu tuzi ko turi abana b'Imana, tuzi ko turi mu rugendo rutazatuyobya, kuko utuyobora umwami wacu Yezu Kristo yatubwiye ngo tumukurikire, ati ndi inzira yanyu, kandi yabisobanuye muri iyi minsi mu masomo twumvise. Abwira intumwa ze zari zimubajije ziti ntabwo aho ujya tuhazi. Aratangara arababwira ati mukaba munzi ntimumenya aho ngiye, mukaba munzi ko data turi kumwe nanjye nkaba muri we, ntimumenya aho ngiye. Yezu Kristo rero ni inzira yacu, turi kumwe nawe tidushobora kuyoba. Yezu Kristo n'ubugingo bwacu, kuko yatwitangiye kugira ngo tubeho, kandi ni ifunguro ryacu. Iyo dufunguye nta cyatushobora. Yezu Kristo kandi ni ukuri, azirana n'ikinyoma,
muri ibi bihe turimo rero hari abibwira ngo ikinyoma hari icyo kimaze. Umunyarwanda yanavuze ati ikinyoma ntikirya umutsima kabiri. Dukurikire rero umwami wacu Yesu Kristo, ubugingo bwacu, inzira yacu, ukuri. Twamubyariwe rero n'umubyeyi Bikira Mariya, ntawe ushobora kuduhiga twagiye mu mihigo y'ubuzima. Musenyeri rero mwarakoze cyane kwiyambaza umwami kazi wa Fatima. Twibuke na rya jambo yavuze kandi mwasubiyemo, abwira umwana we ati abantu nta divayi bagifite. Bikira Mariya rero aratuvuganira igihe cyose. Hahirwa abamwiyambaza. Uzumva rero bavugana umubyeyi Bikira Mariya akitambukira, wo ngo yaba ari uwande, yaba ari uwacu. Mukomere rero ku mubyeyi Bikira Mariya. Musenyeri yabivuze neza, aturi kumwe na Bikira Mariya arubaka agakomeza. Urugo ruvugwa na Bikira Mariya ruba rukomeye. Urutavuga Bikira Mariya nta mikomerere. Ndabashimira rero kuba nagize amahirwe nkaba ndi kumwe namwe uyu munsi, ngumva misa hamwe namwe mukavuga umubyeyi wacu Bikira Mariya. Ndabashimira cyane. Murakoze.